tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Bernard Makegi ukagigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana n'abane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubushize nakubwiye uburyo abizera dukwiye kwera imbuto z'umwuka wera kuko zidufasha kugira ubwishingizi bw'agakiza kacu. Mu kiganiro cy'uyu munsi ndakubwira uburyo ijambo ry'Imana ari imbaraga zituvana mu by'isi zikadusunikira mu by'Imana. Mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu, nyemerera mbanze mire ku mazi gato maze ngaruke mu kanya dutangira inyigisho yacu y'uyu munsi. Imana ikomeze kugirira neza nshuti yanjye. Radio Sambirana, 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 Imani happy cyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere ku murongo wa 13 aravuga ngo kandi rero ndibwira ko binkwiriye ko mbatera umwete mbibutsa nkiri muri iyi ngando. Ngo kandi rero ndibwira ko binkwiriye. Hano ni nkaho Petero yaravuze ngo ntekereza ko iyi ngando yanjye inkwiriye. Ingando Petero avuga hano ni umubiri we. Igihe Petero yari akiri mu mubiri yifuje kwibutsa bera bimwe mu by'ingenzi biranga umukristo. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere ku murongo wa 14 haravuga ngo kuko nzi yuko igihe cyo kunyagwa ingando yanjye kigiye gusohora vuba nk'uko umwami wacu Yesu Kristo yamenyesheje. Hano Petero yari avuga ku byo Kristo yamubwiye muri cya gitondo ubwo Kristo yateguriraga ifunguro rya mu gitondo zimwe mu ntumwa ze. Icyo gihe bari ku nkombe y'inyanja ya Galilaya Kristo amaze kuzuka. Mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 21 kuva ku murongo wa 18 kugera ku murongo wa 19 niho havuga ngo nukuri ndakubwira yuko ukiri umusore wikenyezaga ukajya aho ushaka hose, ariko nusaza uzarambura amaboko undi agukenyeze akujyana aho udashaka. Noneho Yohana itashyiraho komantere ye nawe aravuga ngo icyatumye avuga atyo ni ukwerekana urupfu azubahisha Imana. Iyi ngingo turiho mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero ni imwe mu ngingo z'ingenzi cyane tubona mu ijambo ry'Imana ryose. Nicyo gituma nasomye nitonze uru rwandiko kugira ngo nawe nzabashe kurugusobanurira kandi ngo urwumve umenye icyo Petero yari havuga. Ngira ngo noneho urabona impamvu navuze ko uru rwandiko rwa kabiri rwa Petero ari ijwi ry'indirimbo ya nyuma. Ibyo Petero yavugaga kwari ukuri kutagabanyije kugeza nahavuga ingingo z'ingenzi cyane ubwo yari ameze n'uri ku buriri yitegura gupfa. Biratangaje kubona ukuntu mu ijambo ry'Imana amagambo yavugiwe ku bisasiro by'abari bariho bapfa ari ingenzi cyane. Reka urugero rw'ibi ngibi ndutange nisunze isezerano rya kera. Mu itangiriro igice cya 49 batubwiramo inkuru ibabaje cyane ubwo Yakobo yahamagaye abahungu be 12 ngo bakikize uburiri yararyamyeho yenda gupfa. Icyo gihe yavuze ubuhanuzi kuri buri muhungu wese yabyaye kandi ubwo buhanuzi bwaje no gusohora. Igihe Mose yamenyaga ko atazinjira mu gihugu cy'isezerano ariko ko azapfira ku musozi wa Nebo mu gihugu cy'Abamowabu, yahurije hamwe imiryango 12 maze mbere yo gupfa asabira umugisha buri muryango wose wa Isirayeli. Uko ni nako Yakobo yari yabigenje. Amagambo Mose yabwiye Abisirayeli muri icyo gihe yari ingenzi cyane. Igihe Yosuwa yari amaze gusaza cyane ari hafi gupfa, nawe yahamagaje imiryango yose ya Isirayeli maze abagenera ubutumwa bwe bwa nyuma. Nuko akangurira Abisirayeli bose gukurikira Imana
ahereye ku buhamya bwe bwite yari amaze kubaho, aho yavuze ngo jye n'urugo rwanjye tuzakorera Imana. Aya magambo yanditse muri Yosuwa ibice 24 ku murongo wa 15. Igihe Dawidi yari hafi gupfa yahamagaye Salomo. Ntabwo ntekereza ko Dawidi yari gutoranya Salomo ngo abe umusimbura we, ahubwo yari gutoranya Abusalomu, ariko Abusalomu yari yamaze kwicwa. Dawidi yabwiye Salomo ngo ubu ndagiye nk'uko ab'isi bose bagenda. Mbega ishusho y'urupfu tubona hano! Ntabwo nkuzi, nta nubwo nzi aho utuye cyangwa se aho uherereye, ariko nshobora kukubwira inzira uriho werekezamo. Uri kwerekeza mu nzira ab'isi bose bagendamo. Iyo nzira nta yindi, ni inzira yerekeza ku irimbi. Ndabizi ko nta wakwishimira kubwirwa bene aya magambo, ariko ku irimbi ni iwabo wa twese. Nyuma yaho rero tubona Dawidi aha Salomo inshingano zo kubaka urusengero rw'Imana, kandi Dawidi yasabye n'Abisirayeli bose gufasha Salomo kubaka. Icyo gihe Dawidi yaravuze ngo umuhungu wanjye Salomo uw'Imana itoranyije wenyine aracyari umwana, ntarakomeza intege, kandi umurimo urakomeye, kuko iyo nzu y'inyumba itazaba iy'abantu ahubwo izaba iy'Uwiteka Imana. Aya magambo yanditse mu Ngoma za mbere ibice 29 ku murongo wa mbere. Naho mu Isezerano Rishya, igihe umwami Yesu yinjiraga muri Yerusalemu kuri Pasika ye ya nyuma, yabisobanuriye neza intumwa ze muri cya cyumba cyo hejuru, ubwo yababwiraga ko ijoro rya nyuma ari kumwe nabo mu buryo bw'umubiri. Ibyo Yesu yabivuze mbere y'uko apfa, hanyuma akazukana umubiri mushya mwiza kandi udapfa. Mbega ukuri Kristo yahaye intumwa ze muri iryo joro rya nyuma. Intumwa Pawulo, nk'uko twabibonye, nawe yavuze amagambo ye ya nyuma mu rwandiko rwa kabiri yandikiye Timoteyo. Amagambo ya nyuma ya Pawulo yagize ati: kuko jyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu umucamanza utabera azampa urya munsi. Nyamara si jye jyenyine, ahubwo ni abakunze kuzaboneka kwe bose. Aya magambo tuyasoma mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo ibice 4 uhereye ku murongo wa 6 ukagera ku murongo wa 8. Naho Simoni Petero yaravuze ngo kuko nzi yuko igihe cyo kunyagwa ingando yanjye kigiye gusohora vuba. Petero yarazi neza ko ubuzima bwe bugeze ku musozo. Amateka atubwira ko Petero yabambwe ku musaraba, umutwe uri hasi, amaguru ari hejuru. Ariko bamwe bavuga ko Petero yabambwe umutwe uri hejuru, amaguru ari hasi. Nyamara njyewe ntekereza ko atari uko Petero yabambwe. Nizera ko umwami wacu yabambwe umutwe uri hejuru, amaguru ari hasi, ngo abashe kureba mu ijuru. Ariko Simoni Petero ntabwo yari akwiriye kubambwa atyo. Ni nacyo cyatumye Petero yanga kubambwa nk'uko Kristo yabambwe. Nkaba rero nibaza ko Petero yabambwe umutwe uri hasi, amaguru ari hejuru. Igihe Simoni Petero yavugaga ngo igihe cyo kunyagwa ingando yanjye kigiye gusohora vuba, yari havuga umubiri we. Ijambo Petero yakoresheje avuga ingando mu Kigiriki ni skenoma, bisobanura ihema cyangwa ubuturo. Bombi Petero na Pawulo bakoresheje iri jambo bariho bavuga umubiri wabo. Pawulo yaranditse ngo tuzi yuko niba inzu y'ingando yacu yo mu isi izasenywa, dufite inyubako ituruka ku Mana, inzu itubatswe n'intoki itazashira iyo mu ijuru. Aya magambo Pawulo yavuze tuyasoma mu Bakorinto ba kabiri ibice 5 ku murongo wa 1. Nshuti yanjye, ihema ni ikintu cyoroshye cyane. Niba utabyemera, uzagende hanze igihe kimwe witwaza ihema, ubundi uriraremo nk'inshuro imwe, uzabona neza ko ihema ari ikintu cyoroshye cyane. Iyo dupfuye rero, uyu mubiri igihe nawe tuba twambaye ni usinzira. Umubiri usinzira mu gitaka. Igihe Imana yaremaga Adamu, yaremye umubiri we mu gitaka. Umuntu yaremwe mu gitaka. Imibiri yacu igizwe n'ibintu bigera kuri 15 cyangwa 16 dushobora gusanga mu butaka. Iyo dupfuye rero, imibiri yacu irasinzira maze igasubira mu gitaka. Ijambo ry'Ikigiriki Bibiliya ikoresha rivuga gusinzira risobanura kujya hasi. Mu Kigiriki cya kera byasobanuraga kujya ku buriri. Umuntu wizera ibyerekeranye n'ubugingo businziriye yari aganira n'umuvugabutumwa, nuko uwo muvugabutumwa amubwira ko gusinzira bisobanura kujya ku buriri. Nyuma uyu muvugabutumwa aza kubaza uyu mugabo yikinira ngo amusobanurire ukuntu ubugingo businzira mu buriri cyangwa ku musego. Uyu mugabo wizera iby'ubugingo businziriye yananiwe gusobanurira wa muvugabutumwa, kuko nawe ubwe yaje gusanga ko umubiri ari usinzira, atari ubugingo businzira. Urumva rero ko umubiri ari ugereranywa n'ihema.
umubiri ni ihema ryoroshye cyane, kandi mu minsi ya vuba tuzawamburwa. Pawulo yaravuze ngo, nyamara dukomera umutima, kandi icyo turushaho gukunda ni ukwitandukanya n'uyu mubiri, kugira ngo twibanire n'umwami wacu. Aya magambo yanditse mu Bakorinto ba kabiri ibice 5 ku murongo wa 8. Uku niko bombi Petero na Pawulo bavuze ibyerekeranye n'urupfu. Iyi ngando dutuyemo izashyirwa mu mva. Hari umunsi umwe uyu mubiri uzasinzira, ariko ubugingo bwo ntabwo bupfa. Kandi nyine birumvikana ko ubugingo butazuka mu bapfuye, kuko nta na rimwe ubugingo bupfa. Ijambo kuzuka rigendana n'ijambo umubiri. Mu Kigereki ijambo kuzuka ni anastasis, bisobanura guhaguruka. Kandi uku guhaguruka ntabwo ari uk'ubugingo, ahubwo ni uguhaguruka k'umubiri. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, sambirana, usemerera. Imana yacu icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana yacu icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana yacu icyubahiro. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere ku murongo wa 15 haravuga ngo, ariko nzajya ngira umwete kugira ngo nimara gupfa muzabashe guhora mwibuka ibyo iminsi yose. Ngo nimara gupfa, iri jambo Petero yakoresheje risobanura kuva. Iri jambo ryerekana uburyo Petero azava mu nzu ye cyangwa mu ihema rye rya hano mu isi, cyangwa se uburyo azikuraho iryo hema nk'uwiyambura umwenda. Ubwo nibwo azaba akoze umurimo wo kuva. Ijambo kuva ryerekana ko urupfu atari ryo herezo. Igihe abana ba Isirayeli bavaga muri Egiputa, abanyegiputa baravuze ngo iby'Abisirayeli birarangiye. Ariko mu by'ukuri ntibyigeze birangira, kuko Abisirayeli bakomeje urugendo rwabo mu butayu, kandi amaherezo bagera mu gihugu cy'isezerano. Kandi nta na rimwe Egiputa yigeze ishyiraho iherezo kuri Isirayeli kugeza n'uyu munsi. Uko niko rero n'uyu mugabo Petero avuga ko urupfu ari ukuva aho kuba iherezo, ngo muzabashe guhora mwibuka ibyo iminsi yose. Mu gihe yariho yegereza gupfa, Petero aribyo yashatse kutubwira, kandi byo guhora twibuka. Kandi tubona ko ikintu gikomeye Petero yakomeje gushimangiraho ni imbaraga z'umwimerere w'ijambo ry'Imana. Noneho rero hariho uburyo bwo kureba ku rwibutso Petero yadusigiye muri uru rwandiko rwe. Gusa uburyo bushobora kutugora kumva, ariko rero tugomba kumenya ko mu mwisi harimo imbaraga z'uburyo bubiri. Hariho imbaraga zisunika ikintu ziturutse imbere. Urugero, iyo ufashe umugozi ukawuzirika ku gatenesi, maze ugafata wa mugozi uziritseho agatenesi ukawuzengurutsa hejuru y'umutwe wawe, uzumva ko hari imbaraga ziva imbere mu gatenesi zikagasunika zigashaka kukagusha hasi. Bene izi mbaraga nizo bita mu Cyongereza ngo centrifugal force. Hariho kandi imbaraga zitwa centripetal force mu Cyongereza. Izi mbaraga ni ikinyuranyo cya za mbaraga zituruka imbere, kuko bene izi mbaraga za kabiri arizo zitwa centripetal force zituruka hanze. Petero rero tubona ko yakoresheje ingero z'imbogamizi ziterwa n'izi mbaraga ebyiri tumaze kubona, maze abihuza n'ijambo ry'Imana. Nshuti yanjye, uyu munsi hariho imbaraga zidukurura zituvana mu isi igihe nawe dutuyemo. Hariho kandi n'imbaraga zidukurura zitujyana mu isi tukava mu ijambo ry'Imana. Imbaraga zidukurura zituvana mu isi arizo zitwa centrifugal force mu Cyongereza zigereranywa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryonyine niryo rishobora kudusunika
rikatuvana muri sisiteme y'isi. Umugabo umwe wari umusinzi cyane yaje gukizwa kubera kumva ikiganiro tumenye Bibiliya, nuko atwandikira atubwira ko hari imbaraga zidasanzwe zamukuruye zikamuvana ku gacupa no mu buzima bubi bwo mu isi, ahubwo zikamwigiza hafi y'Imana. Petero yamaze kutubwira ko tugomba kumenya neza tudashidikanya ibyerekeranye no guhamagarwa ndetse no gutoranywa kwacu. Petero kandi yashatse kutumenyesha ko dufite imbaraga dushobora kwishingikirizaho. Wenda umuntu yabaza ngo mu by'ukuri ubizi gute ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana? Mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere ku murongo wa 16 haravuga ngo burya ntitwakurikije imigani yahimbwe n'ubwenge, ubwo twabamenyeshaga imbaraga z'Umwami wacu Yesu Kristo no kuzaza kwe, ahubwo twiboneye n'amaso yacu icyubahiro cye gikomeye. Inshuti yanjye, hariho ikintu cy'ingenzi tugomba kureba hano. Twasomye ngo burya ntitwakurikije imigani yahimbwe n'ubwenge. Bibiliya ntabwo ari igitabo cy'ibinyoma. Bibiliya ntabwo igizwe n'inkuru mpimbano. Bibiliya ntabwo igizwe n'imigani itarabayeho. Bibiliya igizwe n'amateka, kandi amateka yabayeho afite n'ibihamya. Kandi ubaye umunyakuri ukemera kureka ibyaha byawe, Imana yagusobanurira neza ibikubiye muri Bibiliya. Niba hari umwenda ukingirije ku maso yawe, ntabwo bisobanura ko uri impumyi mu buryo bw'umubiri, ahubwo byerekana ko udashaka kuva mu byaha byawe. Iyo jye nawe dufite ubushake bwo kuva mu byaha, Imana nayo iduhishurira ukuri kwa Bibiliya. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, sambirana, usemerera. Imana yacu icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana yacu icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana yacu icyubahiro. Twasomye ngo ahubwo twiboneye n'amaso yacu icyubahiro cye gikomeye. Aya magambo asa n'uko ari mu rujijo. Mbese ni ryari Simoni Petero yabonye n'amaso y'imbaraga za Kristo no kuza kwe? Petero abisobanura neza ko yabibonye igihe ishusho ya Kristo yashashagiranaga imbere ya Petero, Yohana na Yakobo. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere guhera ku murongo wa 17 kugera ku murongo wa 18, Bibiliya iravuga ngo kuko yahawe n'Imana Data wa twese ishimwe n'icyubahiro, ubwo ijwi ryavugiraga mu bwiza bukomeye cyane rimubwira riti nguyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Iryo jwi twaryumvise rivugira mu ijuru ubwo twari kumwe nawe kuri wa musozi wera. Mu by'ukuri Petero yari havuga igihe ishusho ya Kristo yahindurwaga. Tugomba gusobanukirwa neza ibi ngibi. Mbese ni iki Yesu yasobanuye muri Matayo ibice 16 ku murongo wa 28? Uyu murongo uravuga ngo ndababwira ukuri yuko muri aba bahagaze hano harimo bamwe batazapfa kugeza ubwo bazabona umwana w'umuntu aziye mu bwiza bwe. Uyu murongo watumye abantu bamwe batekereza ko ubwami bwa Kristo bwamaze gushinga imizi mu isi. Nyamara witegereje neza ugasoma ingeri ya mbere ya Bibiliya yahinduwemo izindi ngeri nyinshi, uzasanga muri iyo ngeri ya mbere ya Bibiliya hatarimo ibice. Ari nayo mpamvu mvuga ko inkuru iboneka hano muri Matayo igice cya 16 ku murongo wa 28 ikomereza no muri Matayo igice cya 17, kuko muri Matayo igice cya 17 ku murongo wa mbere no wa kabiri haravuga ngo iminsi 6 ishize Yesu ajyana Petero na Yakobo na Yohana mwene se, bajyana mu mpinga y'umusozi muremure bonyine. Ahindurirwa imbere yabo, mu maso he harabagirana nk'izuba, imyenda ye yera nk'umucyo. Uku guhindurwa kwa Kristo ni ishusho nto yerekana iby'ubwami. Mose na Eliya babonetse bari kumwe na Kristo. Mose yarahagarariye amategeko mu isezerano rya kera. Eliya nawe yarahagarariye abahanuzi bo mu isezerano rya kera. None se nibiki Mose, Eliya na Kristo bariho baganira? Bariho baganira ku birebana n'urupfu rwa Kristo.
ari narwo twakomeje kugereranya no kuva, ndetse nibyo nanone nasobanura nko kuva mu cyumba cy'iyi si ukajya mu bwiza bwa Data wo mu ijuru. Urumva, urupfu rwa Kristo nirwo abahanuzi bari baranditse mu isezerano rya kera, kandi uku guhindurwa kwa Kristo niko bari barahanuye. Tubona rero ko hariho intumwa eshatu zabashije kubona uko guhindurwa kwa Kristo. Izi ntumwa zihagarariye abera bose bakiriho. Mose na Eliya nabo bagahagararira abera bose bapfuye mu isezerano rya kera. Mu gihe cyo guhindurwa kwa Kristo, itorero ryari ritarabaho, ariko intumwa eshatu zari ku musozi zishushanya intangiriro y'umubiri w'abizera ari wo torero. Uko niko guhindurwa kwa Kristo bitanga ishusho nto y'ubwami bwa Kristo. Kristo amaze guhindurwa, we n'intumwa ze bahise bava ku musozi, nuko bahura n'umugabo wari ufite umuhungu utewe na dayimoni. Izindi ntumwa ntacyo zigeze zimarira uyu muhungu, kandi byatumye rubanda banenga abigishwa ba Yesu. Iyi ni ishusho ya none yerekana ubwami bwa none. Yesu Kristo ari iburyo bw'Imana, kandi abera bose bo mu isezerano rya kera bari hamwe nawe. Mu gihe hano hasi twibereye mu isi irimo dayimoni. Niba ukekeranya ku byo mvuze, nakugira inama yo gusoma ibinyamakuru cyangwa ugakurikira amakuru kuri televiziyo. Wenda ibyo byakwemeza kumva uburyo isi ya none irimo dayimoni. Isi iri mu bibazo bikomeye cyane. Itorero ryagakwiye gutambutsa ubutumwa bw'ibyiringiro n'imbaraga mu isi. Nyamara ntakiri itorero ririho rifasha isi ya none. Ni nayo mpamvu rubanda bakomeje gusebya itorero no kurinenga. Igituma itorero barinenga nta kindi, nuko ritakiri mu murimo wa Data nk'uko byakagombye. Noneho rero tubona Simoni Petero avuga ko yari kumwe n'umwami Yesu ku musozi ubwo Kristo yahindurwaga. Petero ni umwe mu bahamya biboneye n'amaso uburyo Kristo yahinduwe. Tubona nanone Petero yongera kuvuga ikindi kintu kidasanzwe. Turasoma mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero, igice cya mbere ku murongo wa 19. Bibiliya iravuga ngo, nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzamukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima rigakesha ijoro, rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera. Ijambo ryahanuwe Petero yakoresheje hano ntabwo yashakaga kuvuga gusa ku bizaba mu gihe kiri imbere, nubwo nabyo birimo, ahubwo yari yanavuga ku ijambo ry'Imana muri rusange, kuko yavugaga ibyanditswe nk'amagambo yamaze kuvugwa n'Imana. Kandi nk'uko abisobanura no ku murongo ukurikira uyu nguyu dusomye, abanditse Bibiliya babwirijwe n'Imana, nuko bayandika badashingiye ku marangamutima yabo. Uko rero niko Imana yasohoje ijambo ryayo n'ubushake bwayo muri abo bantu kugira ngo bandike Bibiliya. Ibyo rero ni nabyo bituma Bibiliya ihinduka igitabo cy'igitangaza. Ibi nanone bitwereka ko Bibiliya atari igitabo cy'Imana gusa, ahubwo ari n'igitabo cy'abantu. Bibiliya ni nk'umwami Yesu wabaye umuntu akongera akaba n'Imana. Bibiliya ni igitabo cy'Imana ikongera kandi ikaba igitabo cy'umuntu. Ivuga ku buzima bwa muntu aho jye nawe dutuye, ariko kandi Bibiliya ni igitabo Imana ivugiramo, ibwira umuntu mu rurimi yumva. Abantu benshi bakunda gutekereza ngo, iyo nza kuba ndi kumwe na Petero, iyo nza kuba narabonye Kristo ahindurwa. Nshuti yanjye, ndagira nkubwire ko hari ikintu cyiza ufite kurusha ibyo wibwira. Ufite ijambo ry'Imana rizavugana nawe mu buryo burashe, rifungura umutima wawe maze rigushoboze kuvuga. Ijambo ry'Imana ni ryiza cyane kurusha kugira ibyo ubona n'ibyo wakumva. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, sambirana,
Twasomye kandi ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera. Mu yandi magambo, ijambo ry'ubuhanuzi ni ukuri kudashidikanywaho, ngo rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima rigakesha ijoro. Ijambo ry'Imana ni umucyo, ni itara, ni nk'izuba mu kirere. Ijambo ry'Imana n'imbaraga zituruka imbere twabonye zitwa centrifugal force. Nk'uko izuba rirekura imirasire yaryo, umucyo waryo ukagera mu isi, uko niko n'ijambo ry'Imana rirekura umucyo hanze, kandi rigira imbaraga nyinshi. Ijambo ry'Imana nicyo gitangaza cyonyine gifatika dufite muri iyi si ya none. Ijambo ry'Imana nicyo gitangaza dufite uyu munsi cyavuye ku Mana. Ijambo ry'Imana rizakomeza kutubera igitangaza kugeza igihe Yesu azagarukira. Twasomye ngo rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Yesu niwe witwa inyenyeri yo mu ruturuturu, nk'uko tunabisoma mu Byahishuwe ibice 22 ku murongo wa 16. Ijambo ry'Imana ni imbaraga zituruka imbere zigahindura ubuzima, kandi rizagumana ubwo bubasha kugeza igihe Kristo azagarukira akavana be mu isi akabashyikiriza Imana. Mbega ishusho tubona hano! Nshuti yanjye, turiho dusoza inyigisho yacu uyu munsi. Nakubwiye ko ijambo ry'Imana ari imbaraga z'imbere zituvana mu by'isi zikadusunikira mu by'Imana, zituvana mu bibi zikadusunikira mu byiza. Ijambo ry'Imana kandi ni umucyo umurika mu mwijima, ahatabonaga hakabona. Reka dusenge. Mana, turagushima kuko ijambo ryari rizima kandi ari ukuri, rifite imbaraga zo kuduhindura, rikamurika ahari umwijima n'ububi mu buzima bwacu, rikahazana umucyo w'agakiza. Duhe gukomeza kurikunda no kwemera kuyoborwa naryo. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndagushimiye nshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha ningaruka nzakubwira uburyo ibihe dusohoyemo byuzuyemo abigisha b'ibinyoma. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kucyumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo www.tw.org. Kanda ahanditse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'Ikinyarwanda.